gutyo ko nambara nyine simbiza cyane ariko bitaza kumeneka hasi nise nagufashe bihasi bijye Cha cameraman noneho iyo urabimena aho none se ko ariko mani zana nkwereke reka kuderanja suri mana yanjye se pause simbiza rero ubwo se nsinzwe nako ko gusimbiza nibaze nawe bagira gutyo ibyo hasi bikajya hejuru wabona bikumenetseho cameraman we cameraman biryo biraryoshye nawe umuntu yajya kuri banze biyinyirimo akantu se cyane banze igikombe cyanjye cyagiye imvira we kamera makuraho kamera raza ariko ntabwo ngeze ntabonye madamu wawe simubeshye none bwa kabiri nabamvuye anga ntamubona madamu aragaruka araje buri gihe ni kumbwira ko impamvu bazi ko hari ikiganiro cya mbere twakoze dutonora igitoki ngiye guteka yarahari none yamaze gutonora ahita aje kugura ntabwo yateze voka se ibaze igihe mwatonera igitoki asanga uri guteka nkasanga tugafatanya gukaranga urumva none ibyo bikaba bihiye ataraza voka yagiye kuzana he ni mu ntara ya hehe ni mu kanya yagiye waba ku ivuko bimenye imuhanga agiye gura voka imuhanga Umurisho TV Umurisho TV Umurisho TV Umurisho TV tuyikurikire turi benshi kinyamakuru cyiza kandi cyizewe dore nanjye ndahari Alright, nizere ko meze neza cyane bakunzi b'Umurisho TV nkuko mubibona rero tugeze gutya turagaruka iyi ni part 2 ni part 2 nkuko mubibona rero tuhazanye n'uwundi mushyitsi ariko ntekeza ko atari umushyitsi wa kera cyangwa se atari umuntu w'umushyitsi cyane yabaye umusangwa yitwa Clementine aturutse kuri channel yitwa Mama Nshuti Official turongeye turakwakiriye murakoze cyane ndabashimiye hano ku Umurisho TV ndahari wese ndahicaye ndanahatinze kandi mpicaye neza tuzajya duhora tukwakira yego nishimiye kubana namwe ndi kumwe na ya famille ndi kumwe na Karabo k'Imana ndetse n'imfura ye yego yitwa nde Ntwari yes mwamwumvishije murakoze rero aha rero mushobora kwibaza muti Mama Ntwari ari hehe Mama Ntwari arimo aratunganya amasahane arimo arahanagura utuntu twose kubera ko urabona ko hari umushyitsi nanjye ngiye gutekera umushyitsi uti se kandi umushyitsi bamuzanye mu gikoni ndamuzanye mu gikoni kugira ngo urebe ibyo duteka utagira ngo twagizemo ibiryo bya hano no kurya umuntu yabikobokeye ubuse koko mwakabaye mwatetse mugahisha mukampamagara byahiye none ndebera unzanye kuri kamera noneho unzanye mu gikoni gukaranga ubuse nuko bikobokera koko nukuvuga gahunda ubu ngubu n'amahoteli agira amahoteli y'inyenyeri 5 bateka wicaye aho kugira ngo bataza gushyiramo igufwa ry'urushishi cyangwa se bataza gushyiramo ibintu bikomeye cyane igufwa ry'urushishi se ribaho urumva nubwo rero impamvu twamuzanye hano no kugira ngo twese mwese tubigishe ukuntu bateka umushyitsi ntakapfe kubonamo mutuyeho ibyo kurya atazi uburyo byatetswe ubwo twagira ngo tumwereke ko ibintu turimo turakora biri very clean ubwo rero wowe wakoze subscribe Imana igumugisha ariko nawe utarayikora ufashe uyikore ibintu bigende neza cyane uyu Clementine akunda abana nawe afite abana abarimo araganira n'umwana wangira ngo murabibona Mama Ntwari kandi nawe ni mu bishaka muraza kumubona mu kanya ariko uyu nguyu nawe se umugore se nawe ni umugore se tuvuge byinshi nta byinshi tugiye kuvuga nta byinshi we karanga mani ndisonze kure humura ndaje inzara yawe ufite rero ugira inzara mbi cyane bura ndakuzi kuva na kera ntago renze ko se guteka cyakora ndaje mbikwereke uteka uri kunywa nta mazi siri kunywa ni kigage no gushera ni muretse ariko ibyo kunywa ndimo ndanywa gatobe turebe ibintu uri kunywa byari ariko ntukebyereka abantu kuko umuntu w'umugabo mu gikomara igikoma ni igikoma kingano abyo narinzi kaza kwiyahuza amagambo hano yaragiye igikoma cy'amakara
mwana Anabi igikoma cy'amaganura niko mwabibonye bagabo mujye mutekera abagore kandi ibintu bigende neza cyane ikindi mugabanye induru mu rugo niba umugore isafuriya yumutse mani mukanyira abana wamutekeye. umuriro uzamutse gutekereye akarabo ko kumukabyara nigira bitanu wiga umura aca amavuta menshi ni mabirekera atera iki ubworo oya atera indwara yitwa ntuza tera kumwasi grippe mari navumbuye akantu mari yatangiye kuvumbura ngo amavuta menshi atera indwara noneho ni ukuvuga ngo iyo umaje ubu n'ubwo ngo ni cya gitoki mwabonye iyo umaze gushyiramo utuvuta urabanza ukamikinga ashoka amavuta yahiye urahiye se we bakuza tantire uri muri akantu ateruza kakatambara oya ndateruza iki nyine akuzana akantu ko kuza guteruza udashya nshyira hehe usukamo hariya nsukamo se ndasukamo nibyo koko ubwo numvaga ndi bubimenemo hano ariko byari kujyamo se byari kumeneka oya ibira ni byinshi ntabwo byajyamo hano very good ahubwo nakurebera akantu k'agatambaro mereza she noneho ubwo ni ukuvuga ngo kamaze nongerewe cyaka cyawe mana yanjye yaba uri kunywa n'akantu gafatika atari n'ibyo biko muri guhorobya oya ibikoma ni byiza ariko ntuzi ko umugabo unywa igikoma yumva igikomye ariko none hano ubwo tugiye gushyiramo igitunguru kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza wesha utaza guhanuka ubwo ni ukuvuga ngo ubu nshyizemo igitunguru umva we zana utuntu two gukoreshamo hano humura ntaho ugaragara muri kamera urajya uhagarara ku muryango kayiko cyangwa akamamiyo uzana rushe zana very good noneho zana n'iki cyakora mfite amaze kusi ibiryo birimo umunyu koko zana kayiko wowe ibiryo birimo umunyu ibiryo birimo umunyu reka numve ako umunyu nawushyizemo hasi uyu mwana uri hano nawe atinya kamera kubi ni gashiki kanjye ariko gatinya kamera ubusa nushaka umugabo w'umuhanzi cyangwa umunyamakuru azaba yarayitinya ubwo uzabyigira kugeza rya azaba yarayitinyutse wowe ariko mbabura abandi no kwaka ariko itaka arewe ntago wagaburira umuntu noneho ni ukuvuga icyakwereka umuriro urimo uragaza hano uri gushya dore bakuzana akantu ko guteruza ko gufatisha nyine udashya kini cya gitenge cya mama ntwari uzanye turi gaso akakwica hari ibintu gake sha karaba k'Imana ese karaba k'Imana karabe ko akenshi uri mu gikoni nyine urimo urateka gutekera abashyitsi gutekera umwana wawe gutekera madamu wawe sibyo akenshi ko hari abagabo bajya bateza ibibazo ngo bajya mu gikoni ngo barateka ngo bakora uburetwa ngo bakora wumva kuba wabona umwanya uri mu rugo ukaba wakora akantu nk'aka ngaka wumva hari ikintu bitwaye nta kintu bitwaye ubundi abagabo bagakwiye kujya bunganira abagore nabo bagateka kuko gutekerega ni ibya buri wese mbese nk'ari muri biriya bihugu by'i Burayi no muri Amerika bano benshi baradukurikiye ngire ngo barabizi abagabo barateka mbese arewe waba uri mu nzu y'amadolari 100 angahe izihenze ukavuga ngo uzanye umukozi ngo ntabwo nshoboye guteka ntabwo bibaho ariko so icyo isomo ririmo nyine abantu bige ubu buzima nyine bwo kuba bateka ntwari bakugabanyiriza akavorime utaza kuduvangira hano kagira nte Yesu wabikuyeho ubundi bataza kuduha copyright ari ukuvuga ngo mu bihugu byo hanze si itunguru cyahiye gisuwe bya mu nzu se bagenda mu nzu wagenda wowe wigiriye mu nzu sibyo ntusakuze aje umurebe ntajye muri iyo saro ataza kwangiza ibikoresho harimo kamera naguze yamaka kangahe ariko Imana waruvuze ngo mu bihugu byo hanze ngo ntago bari buri muntu wese ngo ujye kuvuga ngo urishyira n'umukozi igitunguru cyahiye
yanjye ndo mushini wandareba gusa nyine wari gukora okay nurya ibishirirwa wihangane Ntabwo kuko naje nakuzanye kukwigisha. nawe kuba uri hano bukwiye kundebera oya nabyo ngurebera ahubwo naje kureba uburyo uzi gutekamo nyine ubwo numva ibishirire yenda ari gucishamo wabyumvishije ndabyumva ariko ubwo nawe waba ushura umushyitsi wo guhimana izo nicyo ugiye gushyiramo nyine tubwiye izi ni inyanya izi nyanya bahinze ahantu heza barazuhira zikura zitagiye mu burwayi kuvuga ngo nizo ngiye guteka hano kugira ngo izi nyanya impamvu naguze inyanya nziza nk'izi ni ukugira ngo zitaza gutera abantu uburwayi inyanya se zitera uburwayi umva sha zitera abantu nyine uwaguze inyanya mbi ushobora kubarega nazo zagira ibibazo ariko rero imbabura yawe nayo nta muriro urimo kwintera kwaka habe mwese buretse wumva karabokima uko ko ni ukutekera abashyitsi mamanwa jya kwa uzaribara baguhe voka 8 baguhe voka 8 turabirisha voka si bibiryo uretse wanje wagiye ariko rero ugura indi mbabura cyangwa ikibazo nimba ari amakara shaka amakara meza ameze neza guhungiza gutya abantu babibona ubu abagabo nimba babona uko nyine navuze ko ufite ikibazo nimba ari amakara nimba ari icyaka amakara yaranahenze amakara yarahenze nyine sanse se ntiyuriye ndabyibutse sanse yaruriye ibibazo rero muzirikane ko mu kanya turaba turi kuri mama nshuti official uri kubwira abagabo rero ngo bajye mu gikoni bajye guteka cyane ese nibyo bagomba guteka bakivanamo ubunebwe hari umugabo nkurikiye arimo arayurira mu buriri areba YouTube ubuse ngo madamu araza ryari patirize uko nyibukije mwabagabo mwe muri kutureba ndababujije ibaze kuba umuntu w'umugabo ashaka kwirirwa mu rugo wenda madamu ntahari sibyo wenda n'umukozi yagiye nko gusenga cyangwa yagiye gusura iwabo mu nzu hari umuceri mu nzu hari gaze mu nzu hari inyanya mu nzu hari ubunyobwa mu nzu hari ibishyimbo sibyo umugabo akirirwa aryamye inzara ikamwicira mu buriri akarinda nubwo abipfa n'umugore ngo atacana gaze ngo ashyiraho agaceri cyangwa apega kabuga ari yirire ni ikibazo ni ukuvuga ikintu baba bakora bo bishyizemo ikintu cy'ubunebwe kumva ko bazajya bakora akazi k'imvune ariko tuzi nk'utu ngutu dusa nk'utworoheje ngo ntabwo ari utwabo nese bibi ni imvune uzi ko umugabo yubaka inzu ya etaje ariko kuba yahanagura muri salo bikamunanira abashyitsi bagiye kuza umugore adahari ngo ntabwo ngo ngo ndumva ngo ufite ubunebwe none se ukora akazi k'imvune ukirirwa gutwara biriya bikamyo ukagera bananirwa guhanagura muri salo ngo akaba yabikora n'ahandi wenda bitewe n'akazi akora nk'abantu bakora mu mahoteli sibyo usanga ari guhanagura ku matabure ku mameza aho abakiriya baririye yandurura buri kimwe kandi mu rugo iwe ugasanga atabikora rero mwabagabo mwe turababujije none umushyitsi yaza mutunga turivanga nawe inyanya tudashirira zibanze zitogote neza zigashirira wowe umushyitsi yaza mutunguye urumva agahita avuga ngo yewe ngo wihangane ngo urabona hano harasa nabi madamu ngo ntawe uhari umukozi ngo bamutumye mwabagabo mwe madamu se ni nyoko ni so kano ka nyoko nasiko rero nagari ariko ngira ko mbabwiza ukuri mbakatire nubwo tuba tuganira ari inshuti zanjye abo bantu ndimo kubwira ariko baba bakwiye nabo kwigira isomo muri ibi biganiro dukora mwikubita akanyafu cyangwa mwikubite ibigitovu sinzi ibyo mwakwikubita ibyo ari byo byose ariko biri seriye da turi kubiganiraho dukomeje mwabagabo mwe muri kumva ko ibintu byose ari umugore nibyo ni mu nshingano ze nibyo ariko kandi noneho uzi ikibabaje muri ibyo ni ukuntu usanga umugore yabipfuye n'umugabo ngo niriwe hanga niriwe ndyamye ngo ntiwanyitayeho ngo inzara yanyishe kandi pe ni ibintu byoroshye zirikana ko ejo umugore yarwara noneho usibye no guteka ukanafura n'iyo nzu ukayikoropa n'uwo mukozi nta n'uhari cyangwa nta nayo kumwishyura mufite bibaho cyane rero mwabagabo mwe ibintu mwigize ntabwo ari sawa ibyo bintu mwigira by'ubusonga rero ntabwo ari byo ntabwo ari sawa rwose ndabyemera ko biri mu nshingano z'umugore ariko nyine ni ubufatanye n'ubwumvikane urabona ko Imana akaba aradupigiye ariko mugira ngo ngende ndoroshye mwumve ukuntu biba birimo biravuga aya mfite amatsiko yo kumva ko ibiryo harimo umunyu pe sinkubeshye akira abanza oya hano ntawe washyizemo oya hano se ahubwo biriye ibihe none ko numva wagize ubusambo bitarashya oya pe ntabwo mfite ahubwo agira ngo ujye ufite ariko rero hari abashyitsi bateye nkawe
ajya mu rugo rw'abandi yabona bakatana ibintu barimo baragira ibiryo bihumura agatangira kumira amazi umira iki ko ari kuba waje mu rugo rw'abandi ukwiye gutuza ariko nzamurira igifu ngaho ngira vuba nzamurira isukari se ariko mama ntwari kabisa azigurira akantu agiye kuzana voka agiye kuzana voka azigurira akantu ntabwo nari nzi ko azi guteka pepe noneho si wavuga ngo ntago ngo umuriro urimo kwaka noneho wasaze wahungije nanjye ndabona zigiye nabona gazitari zigomba gushya zanga zikunda buriya rero mwa bantu mwe iyo ufite urugo nk'uru nguru kugira ngo ruzasenyuke biragora wasenyuka rute yewe mu bintu nabanje kumekinga shuwa reka maze kuvuga basha mwigira inyuma hirya mugende cyane nabanje kumenya ngo ese narubatse inzu inzira hari ndavuga ngiye kurongora umugore nawe abarabonetse ndavuga se ubwo muzanye nzabasha kumuhahira mbona ndabishoboye urumva iyo si step ya gatatu cyangwa ya kabiri step ya gatatu mu buriri nzabasha gahunda neza nyikore neza ku buryo atazancika iyo nayo ndayishobora shaka bisa umva yarambiye umva gahunda nakwemeye urumva siyo gahunda ya kangahe ya gatatu ya kane no kumenya ngo ese madamu mu gihe adahari nzabasha kumutekera nzabasha gukubura ibyo byose abantu barabibonye nabiberetse ko no kubura hano mugeze none ndashaka kuzabereka ndimo no guhinga sasa nabyo surabizi mpinga nk'ibimashini mpinga nk'ikimashini mba mpinga wowe cyane nujya guhinga uzambwire pe nanjye nzaze nere kamera nzaniye iyo safuriya hano usukemo aka kazi naje gukora hano mu kabyaranye ariko ntukinube nawe ntukinube nanjye n'inzari iwanyu ajye muracyateka amashashi mutuye imusitsi tujabure ibyo gutarashya mu kabyaranye oya ryabu nta kibazo burya najya muri ko harimo umunyu humura nta kibazo hano ni mu rugo ugura tubegera ngo urahishije ndahishije nyine rebera umbasha abana baze bakombi isafuri barayikomba se cyane reka tuyicishamo ibiryo nako sha imitekere ya karabo byumye byumagatanye barazana amazi nese buye buri kubicucuma wari gusimbiza no gusimbiza sinakubwiye ko ibi biryo ntabishyira amakenga mbega karabo we kudutuburira dore wabikamishije wabyumishije itonde ariko wibuze kurya ukumva biryoshye kandi ibiryo byatetswe n'umugabo rero ibyo birira icyo byishimiye mwana we nukuri nanjye mfite amatsiko ahubwo sinabwiye ko igifu kiri kundya kubera yampumuriye se kameramani yaje akabiteka simbiza ariko siko nakubwiye biterera hejuru gutya nyine inyanya zivanga ngo terera hejuru biterere hejuru abarundi n'abarundikazi mudukurikiye ndabasuhuje cyane kandi mujye mwibuka namwe aba barundi mujye mutekera abagore banyu b'abarundikazi mugabo gutyo ko nambara nyine simbiza cyane ariko bitaza kumeneka hasi nise ntago nagufashe byo hasi we Chaka cameraman noneho iyo urabimena ahubwo none ziko ariko mani zana nkwereke reka kuderanja mana yanjye se Paul simbiza rero ubwo se nsinzwe nako ko gusimbiza nibaze nawe bagira gutya ibyo hasi bikagera hejuru wabona bikumenetseho cameraman we cameraman biryo biraryoshye nawe umuntu yajya kurya banze biyinyirimo akantu se cyane banze igikombe cyanjye cyagiye himvira we kamera makuraho kamera rata twageze ku mezi
sinjye wabona bihiyemo kagira Imana. Bakunzi ba Umurisho TV nimuze turye. Ese Hoziyana madamu wawe wambwira ariko se njye namuhamagaye ndamubaza ugeze basanze kwa Zari barongo kwa Uzari barongo ntabwo Zari baratuza kwa ese yagiye kuzana avoka koko cyangwa hari ahandi hantu wamukura yagiye kuzana yewe naje nsanga adahari sanga uri mu gikoni wari na kamera nyashi sanga uri mu gikoni sibyo noneho kandi uri mu gikoni urambesha ngo yagiye kugura avoka none izo avoka rero zabaye zaheze nka zahene. Okay, merci beaucoup. Numva noneho yakora amahirwe nuko nahasanze umwana abantu dusenge muri muri kubikoramo amahirwe nagize nuko nahasanze uyu mwana iyo namuhasanga ntabwo nari kwicara pe sinkubeshye. Abakunzi b'Umurisho TV rero izere ko mumeze neza. Hano ngo turi ku Murisho, hano ngo turi ku meza tugiye guteka. Umva bakunzi b'Umurisho TV Clementine agiye kujya duhostinga agiye azajya agaragara n'igihe azajya atagaragara TV mu munyamakuru w'Umurisho TV Cameraman aba yakoze akazi gakomeye. bagomba kuva nkuko bafataga Mose amaboko umwana wanze ni akayiko k'umwana sheri akayiko k'umwana kari bakunzi b'Umurisho TV rero twizere ko mumeze neza. Ubu noneho ninjye ufite ijambo Patrick yari guteka namuretse reka tubanze dusenge kandi cameraman ntabwo ngiye kurya cameraman yari cameraman nawe rero cameraman baba dusengere mu makwe mu bukwe yitwara neza medane sava bien saka no kurya ntabwo tipa hagati se ntabwo kiri umurage ntabwo mbisi katone tujibiryo ngaho nyine dusengere twirire bene umwana gashonje nawe rero okay reka dusenge Imana. Witeka Mana nyiri cyubahiro Mana nyiri we turagushimye turaguhimbaje tugeze mu gihe cyo kurya hari benshi batabonye ibyo kurya barimo baratureba batariye ubahe nabo ibyo kurya ariko ubafashe ntibagire umujinya ngo bitume ngo bashaka kwifuriza ibintu bibi ngo ziranyana zimbwa ngo zigiye kurya ngo twe tutariye oya nibakizwe mu izina rya Yesu kandi nabo bahe ibyo kurya. Uyu Clementine rero Mana turamuzanye ngo aze arye adusure arye kandi kuba agiye kurya ibiryo agiye kurya bimugwe neza ariko ntabwo mucyuriye ko yakona nawe iwabo narariye ariko ntaze kurya cyane kuko ntwari uri hano nawe akeneye kurya cameraman akeneye kurya n'abandi bakeneye kurya kuko hari abashyitsi baza bakarya nk'inzihiye ngaho rero turafite icyo kunywa n'ibiki byose kandi bize kugenda neza mu izina rya Yesu. Akakana nako iseka mu kigo akakana kaze kumera neza kandi amen amen cyangwa nari hafi Mana rero ubwo kugira kugiraga Mana izina ryawe rikomeze ryambazwe hose kandi cyasenga mbere mwana wa mu izina rya Yesu amen. Ariko si ese cyasenga amasengesho yawe atarangira bakunzi bacu hano hari cyo kurya hari cyo kunywa cameraman bon appetit cyo kurya cameraman tumugereho ni kurya ibiryo byatetswe na Karabo k'Imana ntabwo nzi ko azi guteka da iri somo naryo ndaritahanye fantastic kandi namwe bagabo mujye muteka mu ngo zanyu tekere umugore wawe tekere urumva ubu ntwari kuba ari kurya ibyo papa yatetse arumva yishimye cyadanje wari bishimye first time utetse ibyo nagutekeye nako uri ibyo nagutekeye ibirori byose cyo wanjye ariko rero mama wawe sinzahana voka bamutumye nimba ari voka nimba ari se yagiye kuzica mu giti yagiye kuzireba aho bazitaze yaje muhamagara ariko biraryoshye pe biraryoshye ariko ufite umuhungu mwiza buretse abanza reka nanjye muhereza ariko ufite umuhungu mwiza Patrick kuko umuntu ajya kwigurira akantu ni uko utanywa inzoga ubaye unywa inzoga wahita unywa rikeri kubera umuhungu mwiza wabyaye witwa Ntwari ariko kubera ko kuki utambwiye Hennessy
ukamwe ngo nakwigura rikeri Inesi rikeri ni amoko menshi. rikeri ni icyuma Oya hari inzoga zindi ya epi zitwa rikeri ariko zitari ibyuma wowe. Ibyuma bino by'igihumbi by'Icyatanu bya Desa bya Senyisa. Aya marikeri ahenze. wari zindi nzoga zatenguze zitwa Nyiragatare. Ntabwo nk'inzoga ngo naranywa akabyimba amatama ngakabyimba ibirenge kabyimba akabuno nakoze. Ntukamenya amoko y'inzoga kuko utazi. Ubu uri gusetsa kameramani gusa nta kindi. Ariko bakunze bacu rata turabakunda. Muri TV hari ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye. Wow. Ubona ko Patrice azi no guteka. Ariko ntabwo ngeze ntabonye madamu wawe pe simubeshye. Ubu bwa kabiri nabamvu yanga ntamubona. Madamu aragaruka araje. Buri gihe ni kumbwira. Ko impamvu bazi ko hari ikiganiro cya mbere twakoze dutonora igitoki. None igitoki ngiye guteka yarahari. Noneho yamaze gutonora ahita aje kugura ntabwo yateze. Voka se ibaza igihe mwatonora igitoki asanga uri guteka ngasanga tungafatanya gukaranga urumva. None ibyo bikaba bihiye ataraza voka yagiye kuzana he mu ntara ya hehe ni mu Kayonza. Yagiye waba ku ivuko. Bimenye. Imuhanga. Agiye kugura voka imuhanga. Etse voka zabaye voka. Ariko noneho mumenye ngo hano turi ku Mushyo TV kwa Clementine afite channel yitwa Mama Nshuti Official. Mujye mwibuka kunyarukira ko naho mukanya tugiye kumusura nanone. Noneho dufite umubitsa cameraman hano umukeneye ndaza kumamagara kuvuze nawe. Cameraman ni umukameraman mwiza akamera ubukwe akamera ibirori bitandukanye. Icyada kamera ni kimwe najya kamera abantu bambaye gusa. Jamais yari mubujije nabwo ubuhumetso bw'abandi igihugu barekera kuzigera kamera abantu bambaye gusa byo kamera ibintu bizima kandi murabona ko ishusho hano ari zisawa cyane. Ngo rero icyo mbabwira ni iki kimwe mugire gutya mu mamagari kuri 0786852784 ubuze na cameraman cyangwa se ushaka kudutamo ukaduhereza ikintu bita ikinyobwa ikiribwa taha na Clementine twazazana. Ako di hari umuntu wanyandikiye umuntu yaranyandikiye aca inbox yabanje kwandikira Mugwiza nyuze ku Bagwiza TV aravuga ngo nimero ya Clementine ngo nena mubuze ngo twayirukana gakera ngo nyeshenye ibintu byose bikiramo burage. narayimwimye birise Ayimwe iki ni ikigabaze na message ndifite mari ni ikigabo nyine cyane simbizi niba ari ikigabo niba ari ikigabo simbizi ni nimero yo hanze cyangwa niyo mu Rwanda. ni nabonye amazina ari umugabo byo rero ibyo bwango yarakubuze ese kutayimuhaye basi ngiye mbiyereye hayi ambo noneho abantu bo ku Murisho TV nza kubikuha uwo muntu yize kuyima amazina ngo nayo mugabo nimero cyane niyo mu Rwanda cyangwa niyo hanze ni Nyarwanda umutayahuza mimi tabantu bane ajyanye press akamisi mutera mimi tabantu n'akantu ko guteranya kariho rimwe This to 2000 high. Okay. 2015. Abakunzi bo ku Murisho TV tumba cameraman ngiye yakuraho kamera undi ngagira ibintu nganira na karaba ke 215. Gore wari Nibesha. ibintu ntago nabyemeye. Gute? Ntago nabyemeye cyo gora ndatanga umugore adahari ngo mwatonywa mu bitoki. Ariko Clementine mbere yuko dusoza ndashaka kukwiyama. Iriya ndirimbo wakoze urabizi ko nagiye muri nakubeki. Yanagize views nyinshi. Iyese. Iriya ndirimbo ivuga ngo aho wasebeye ni w'Imana gutabariye kandi bikoze nonaha bose babibona Imana igiremye none bose bagihari bajyaga bavuga ngo ntuzambara impeta yego sha abandi bakavuga ngo ntuzabyara ngo nunabyara kare gakobwa hariya kameze neza afite nyashi ariko rero icyo nkubwira iriya ndirimbo urayikoze ariko niwakira mu mashusho we kamera makuru aho kamera twagiye rero Imana ibarinde turimo kurya na ntwarakira cyane umaho gake umaho